Abantu barenga miliyoni 50 ku isi yose babana n'indwara yo kwibagirwa. Iyi ndwara rero ishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye zirimo n'indwara z'ubusaza. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko mu mwaka wa 2050 uyu mubare uzaba warikubye inshuro 3 zose. Ubwo amahirwe ubushakashatsi bugaragaza ko 40% by'abantu bafite ubu burwayi bwo kwibagirwa, guhindura imibereho n'uburyo bitwara byatuma batandukana n'iki kibazo ndetse bikanabarinda kuba bakomeza kurwara indwara yo kwibagirwa. Impinduka ugaragaza mu mibereho yawe ya buri munsi zishobora gutuma wigizayo indwara yo kwibagirwa mu buzima bwawe ndetse bikaba byanakuvura burundu. Indwara yo kwibagirwa cyangwa se amnesia ni indwara yibasira ubwonko, akenshi bikambura ubwonko ubushobozi bwo kwibuka ibintu bimwe na bimwe byabaye mu gihe gito cyangwa se mu gihe kinini, bikaba byanagira ingaruka kuyirwaye mu gutekereza ahazaza he. Akenshi indwara iterwa n'indwara zo mu mutwe nk'ihahamuka, guhohoterwa, itotezwa cyangwa se igaterwa n'inzoga nyinshi umuntu aba yaranyweye mu buzima bwe cyangwa se ibiyobyabwenge byinshi yafashe mu buzima bwe, ndetse ikanaterwa no gukoresha ubwonko cyane bukaba bwananirwa. Aha rero dore ibimenyetso tujye kurebera hamwe bishobora kwereka ko waba urwaye iyi ndwara yo kwibagirwa. Hari ukwibuka ibice bice mu bihe byatambutse, kwibuka ibitari byo cyangwa se ibyo wihimbiye, gutekereza ibitajyanye, kugira igihirahiro mu byo utekereza, kwibagirwa mu gihe gito ukimara kubona ikintu, kwibagirwa buhoro cyangwa se kwibagirwa burundu, kwibagirwa amasura y'abantu ndetse n'ahantu. Aho ibi bintu biba byakomeye, igihe cyose uri kubonaho ibimenyetso uzihutira kujya kwa muganga kuko uzaba watangiye kugira ya ndwara yo kwibagirwa. Uko wakwirinda indwara yo kwibagirwa? Abahanga mu by'ubuzima bagaragaza zimwe mu nama ushobora kugenderaho ukaba wakwirinda iyi ndwara yo kwibagirwa. Izo nama nta zindi rero ni ugufata isukari mu rugero, gukora imyitozo ngororamubiri, gufata akaruhuko nyuma yo kurya, kugirira isuku umubiri wawe, kwirinda kunywa itabi. Ahangaho uba ukeneye gufata vitamine ya B12 ndetse na D kuko bizagufasha kwirinda indwara yo kwibagirwa yugarije isi. Ikindi gikomeye ni ukwiga gusabana n'abantu. Iyo usabana n'abantu bigufasha kuba watangira kujya wibuka gake gake. Ariko iyo urwaye indwara yo kwibagirwa ukamera nk'uwihebye, gukira iyi ndwara bizakugora. Ariko igihe uzaba ufite iyi ndwara ugasabana n'abantu, inshuti n'abavandimwe, mu gihe gito iyi ndwara yo kwibagirwa uzatandukana nayo.